namubyaye bankoreye sazariyene, bambwira ko nabyaye umwana ufite ibitsina bibiri. Rimwe na rimwe nje n'amaguru mvuye ibyumba nkagera sehashika kubera ubushobozi bukeya, bakamuvura, bamara kumuvura bakamfunga nkarara nkaba hanze nyine. Bakunzi ba Katikati Media, twongeye kubasuhuza. Nkuko bisanzwe tubagerera hirya no hino tukabagezaho inkuru zitandukanye ndetse zazindi mukeneye. Uyu munsi twabasuriye umuryango bagiye kubibwira, ariko nyamuneka uwari wese ufite umutima umunyarwanda cyangwa se umurundi n'abandi bumva ururimi rwacu, turabasabye ngo mukurikirane iyi nkuru. Hari icyo muza gukuramo, hari isomo mu buzima ndetse hari n'ubufasha ushobora gutanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tudatinze twagira ngo tubanze umumama turi kumwe atwibwire. Mwitwa bande mama? Nitwa Musabyimana Claudine. Wagerageza ukongera akajwi kugira ngo tuganire neza? Nitwa Musabyimana Claudine. Musabyimana Claudine, ukaba twabasuye uyu munsi. Hari ikibazo batubwiye cy'umwana wanyu mwibarutse, twagira ngo wenda uducire mu mayange. Byatangiye gute se? Umwana yavukanye ikibazo, cyaje akuze, ese ikibazo ni ikihe? Watuganirira. Nkuko bimeze, ikibazo yarakivukanye, yavutse ariko mbona ameze, namubyaye bankoreye sazariyene, bambwira ko nabyaye umwana ufite ibitsina bibiri. Kimwe baza kugikuraho, ariko ahasigaye naho hasigara hatameze neza. Tukiri aho, uvuze ko umwana yavukanye ibitsina bibiri ariko baza kugira icyo bakuraho. Byari amahitamo ko bagira icyo bakuraho? Yego. Niba atari ibanga se watubwira bakuyeho ikihe, asigarana ikihe gitsina? Bakuyeho igitsina cy'abahungu, hasigara igitsina cy'abakobwa, ariko nacyo gifite ikibazo, ntabwo kimeze neza nk'uko cyakagombye kuba kimeze. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byabaye mu wuhe mwaka? Umwana yavutse ryari? Ku 8/4/7 nibwo yavutse. Ubwo ni ukuvuga ngo kugeza kuri uyu munota afite imyaka ingahe? Afite imyaka 13. Ku myaka 13. Nk'uko wari utubwiye, ikibazo ntabwo ngo igitsina yasigaranye cyakomeje gukora neza. Ese haba harabaye iki, cyangwa se mwabimenye gute, mwabibonye gute ko hari ikibazo nanone kigikomeje? Igitsina cyasigayeho n'ubundi cyari gifunze, barangije nyine bashaka umwanya wo kujya yihagarikiramo, agakoresha sonde, na n'izisa akoresha sonde, agasonde gatoya cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe cya sonde ni mu wuhe mwaka, cyangwa hamaze igihe kingana iki akoresha sonde? 2008. Kuva 2008 kugera kuri uyu munota akoresha sonde. None se nyuma kwa muganga ntabwo bigeze bababwira wenda ngo bizageraho bikemuke ku buryo ashobora kwiherera mu buryo busanzwe, cyangwa ntacyo bigeze bababwiraho? Bagumye kujya bamukurikirana bavuga yuko bari gushaka igisubizo paka kuze, ku buryo yagira wenda ibimenyetso biranga ko yaba ari umukobwa. Bagezeho agasonde nyine yo kazibye bajya gushyiramo akandi, ariko bageze ubwo bavuga ko ubushobozi bwabo bwarangiye, agomba kujya hanze kugira ngo bamurebere icyo bamufasha, kuko mu Rwanda ntacyo bamufasha. Ubwo bufasha bwo kugira ngo ajye hanze y'igihugu byaba ari ryari wenda mwatangiye kuvuga ngo birashoboka ko yazagerageza gushaka uburyo ajya hanze? Kubera ko nkimubyara namubyaye mba njyenyine, nkagira ipfunwe, ubundi nta papa we wagira.
ubwo namaze kumubyara, amaze kubona bimeze gutyo nkajya muvuza bisanzwe, nta n'umuntu wigeze abimenya, ni njye n'abaganga gusa. ndangije nkajya muvuza, bagezeho bavuga ko ari ukumujyana hanze mbura ubushobozi, yewe no kujya kumuvuza najyaga kumuvuza rimwe na rimwe nje n'amaguru mvuye ibyumba nkagera CHK kubera ubushobozi bukeya, bakamuvura, bamara kumuvura bakamfunga nkaba hanze nyine, abagira neza bakaza bakanyishyurira cyangwa se abasosiyali bakansohora. Mbese ubu aba yarakurikiranwe kuko bari baravuze ko ubushobozi buramutse bubonetse yazagira imyaka 9 baramaze kubona igisubizo. Uti ku myaka 9 yakaba yarabonye igisubizo, none yarayirengeje nta cyabonetse. None kugeza kuri uyu munota se wenda byanteye kwibaza, papa we ntabwo mwakomeze kubana, ntabwo byagenze gute hagati aho? Kuko watubwiye wenda ko mutabana cyangwa mutakomezanyije, ariko ibyo ari byo byose umwana hari papa we wamubyaye kandi wowe uzi, nyuma byaje kugenda gute? Yarapfuye. Nababwira ngo mwihangane bakunzi wa Katikati Media, murumva ko ntago byoroshye, ariko kandi ibi bigiye bitwigisha twebwe tubona ubuzima bukomeza, tujye tumenya yuko nyamara hari ikimana iba yakoze kugira ngo dukomeze tugende, tubone hari ibibazo bimwe na bimwe bikemuka si ku bwacu. None mama, nagira ngo nkubaze, uvuze ku kintu cyo kujya kwivuriza hanze, ese ni mu kihe gihugu bababwiye? Babanje kuvuga ngo ni muri Amerika, bagezeho baravuga ngo barabajije basanga ikibazo afite ari ukujya mu Buhinde. None mu Buhinde ntacyo bababwiye bisaba, ari cyane cyane wenda kukirebana n'ubushobozi, hakenewe iki kugira ngo umwana abe yavuzwa? Bari bambwiye ko ari $8,000,000 kugira ngo avurwe, bamushakire umwanya nyirizina kuko hari n'imyanya ndangagitsina adafite. Byumvikane ko hari ubundi bufasha agomba guhabwa kandi akabuhabwa mu gihugu cy'Ubuhinde. None kugeza kuri uyu munota hari icyatangiye gukorwa se kugira ngo nibura ubwo bushobozi buboneke? Nta cyatangiye gukorwa kuko nagiye kumuhinduriza agasonde kwa 3, amafaranga nari nabonye 70,000 bamuhindurira sonde kuko iyindi yari yarazibye, nta bundi bushobozi ndabona. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ashatse wenda gukora kwiherera ibyoroshye aba ariko mbyita, ni ukuvuga ngo akoresha ya sonde, ntabwo bishoboka ko yajya kwihagarika bisanzwe? Kamurimo n'ubundi nanjye ubwanjye ntabwo nzaha abaganga bagashyiriyemo, gusa niko kamufasha kuba kasohora inkari, aho gusohorera inkari ntahahari, he bwite ntahahari. None iyo sonde se ihindurwa kangahe, ryari? Ni kwa muganga birumvikana, ariko se ni ryari mujya mugenda bakayihindura? Iyo bari bayimuhaye yiga mu wa mbere, bayihinduye ejo bundi, ariko basanze n'inyama zo mu nda zarangiritse kubera kubura ubushobozi, n'ubu ngubu biri kumugiraho ingaruka, arimo arazana ibintu bibi cyane kuko bayimushyizemo byararenze igihe, ako bari bamuhaye kari kamaze imyaka 3. Ubwo ni ukuvuga ngo n'akandi kagiyemo, ariko n'ubundi aracyafite ikibazo yatewe n'uko hari ibitarakozwe ku gihe kubw'ubushobozi bukeya. None wa mubyeyi we, hari n'igihe umuntu ageraho akabura n'icyo yavuga, no gukomeza kwihangana ntabwo byoroshye, ariko kandi icyo nakubwira ni uko Imana, nabonye uri umuyisilamukazi, urasenga kandi ntekereza ko uzi neza imbaraga z'Imana, hari ikizakora, nicyo cyizere naguha bwa mbere. Ikindi, n'abakurikiranye Katikati Media, hari icyo Imana izabakoresha, ari ukukugira inama, ari ukukuganiriza mu buzima butandukanye, ndetse n'ubundi bufasha. Nzi ko
bijya bishoboka ko hari icyo Imana bakoresha bakagira icyo bakora. None nagira ngo nkubaze, kugeza kuri uyu munota umwana afite icyo kibazo, kwa muganga muragiye bamufashije kumushyiramo iyo sonde yindi, kugeza kuri uyu munota kuvuga ko bitameze neza, ese hari randevu yo kwa muganga mufite, aricaye gusa mu rugo, bimeze gute? Randevu yo kwa muganga dufite bavugaga ko ubushobozi bubonetse bitewe n'ikibazo nyine biri kumutera, ageze ubwo atubaza uko adateye nk'abandi, ageze ubwo atubaza byinshi cyane kuko imyaka yo kuba yarasobanukiwe yararenze, no kuba nanjye narabonye igisubizo nta gisubizo mfite. Randevu dufite bari bavuze ko mu kwa 9 bamwohereza hanze haramutse habonetse ubushobozi. None kugeza kuri uyu munota se umwana wenda iyo umureba kuri we ku rwego rwa kubaganira akagira ubamaze gukura, ni inkumi turaza kumubereka, ariko se uribaza yuko ibyo bibazo byose ari ku ishuri, ariko muri sosiyete abana b'abaturanyi aturanye nabo nta kintu ajya kubwira bimubangamiramo ku byo bamwita cyangwa bazi ikibazo cye, ubitekerezaho cyangwa ubyumva uti? Mu bana bakina ntago ahanini bazi ikibazo afite kuko twagerageje kubigira ibanga, gusa hari karumuna ke nabyaye nyuma ajya abaza ngo kuki adateye nkako. Ni umuhungu cyangwa ni umukobwa wamukurikiye? Umukobwa. Ntabwo byoroshye, ariko byose tuzi neza yuko haba hari impamvu Imana ibyemera ndetse igatanga n'igisubizo. Dusubiye inyuma wenda mu buzima, ubundi wari usanzwe utunzwe n'iki? Wari ufite akahe kazi mu buzima bwa buri munsi? Nta kazi nyirizina nigeze ngira gafatika, ni ugushakisha ibiraka gutyo bisanzwe, ariko nabwo ntibinyorere kubera guhora kwa muganga kwa hato na hato, kuko n'uwo mwana nabyaye nyuma namubyaye kubera ubuzima bubi, ntabwo ariko nari nabihisemo, naje guterwa inda mu buryo ntateganyije kubera ubuzima bubi nari mbayemo. None mu mirimo itandukanye se wenda hari n'uwatubona akavuga ati uwo mubyeyi nyamara hari igihe nshobora kuba iki n'iki yakora nkamubonera iyo sukari cyangwa n'ikindi mu buzima bwa buri munsi. Ese mu mirimo hari uguhinga, hari ibitandukanye, wageragezaga gukora iki wenda mu gushakisha? Nageragezaga gucuruza ibintu byo kurya, imbuto cyangwa se imboga, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munota se nubwo harimo ibyo bibazo, uramutse hari ubushobozi bubonetse bwo kuba wakongera ugasubira mu kugerageza gucuruza, ni ukuvuga ngo hari icyo byakunganira mu buzima bwa buri munsi? Byanyunganira no kuba narera bano bana kuko turerwa na tante, kandi nanjye ndi mukuru, kandi na tante abana n'ubumuga bw'ingingo nyine yaratwitangira turera kuko nta bundi buryo twari tubayeho nabi. Ni ukuvuga ngo uyu munota ubwo bushobozi bubonetse, ubuzima bwakongera bugakomeza. Ariko se wenda mu buzima bwo kwa muganga, watubwiye ko hari igihe bajyaga bagufungira nayo wabuze ubwishyu, watubwiye ko hari izindi mbogamizi wahuranaga nazo kwa muganga kuko utabashije wenda wavuwe ariko ntubashe kwishyura. Nyuma nk'abaterankunga baba barakwegereye, abantu baguhaye ubufasha mu bitandukanye, hari abantu waba wibuka ubu ngubu ushobora kuvuga uti hari icyo bamfashije? Nagiye mpamagarwa n'abantu ntazi bakambwira aho baherereye, ariko simbe nabasha kumenya amazina yabo kubera kugira agahinda kenshi ntago nabizirikanaga cyane, ariko cyane n'abamfashije nababwira ngo Imana izabaho umugisha, kuko no kuba kariya gasonde karahinduwe bikimara kumenyekana, hari abamfashije kugira ngo mbe namuhinduriza kariya gasonde. Ubwo ni ukuvuga rero ku birebana n'imirire, ku birebana n'imyambarire n'ibindi byose nkenerwa,
kugeza kuri uyu munota ni tante ubibafashamo, ni abaterankunga cyangwa ni ukwirya mukimara, bigenda gute? ni ukwirya tukimara, ni tante ubidufashamo. Nawe iyo yabonye utuntu tw'uturaka kuko ari umutayeri, agenda atwitaho nyine nk'umuntu mukuru. Niwe ubidufashamo mu mirire, mu myambarire. Biba bigoye nyine, ariko hamwe no gusenga turihangana tukakira ubuzima turimo. None tugarutse ku kirebana no kwivuza k'umwana ufite ikibazo, ese hari ibitaro, ku bitaro hari ubufasha bajya hari ubufasha bajya batanga? Byaba ari ukwivuza bakavuga bati uyu n'uyu nguyu arasonerwa, kuri mwebwe ntabwo byabashije kubaho? Harya mufite ubwishingizi? Ni mituweli. Mituweli. Ese ni ibihe bitaro byamufashije wenda gushyiramo sonde, kuyikuramo, ni hehe hakurikiranirwa? Ni CHK, ariko sonde bayishyiriramo Faisal. Ubwo kuri Faisal naho mukoresha mituweli? Oya, niyo mpamvu nkagura 70,000 nta mituweli ikorayo, gusa tujyanayo n'abaganga ba CHK bakabasha kumufasha. Hari umuzungu ujya umufasha bita Yani, akakamushyiriramo. Ubwo ni ukuvuga nta kindi, nyuma y'uko bamushyiriyemo ejo bundi nk'uko mwabitubwiye, nta yindi randevu bamubwiye wenda bazongera kumukorera controle cyangwa se kongera kuba bamuhindurira bakareba nuko ibyo bice byangiritse byaba bimeze? Bari bambwiye ko uko babibonye ikibazo nzagira nzamujyana bakareba imbogamizi yaba irimo, kuko tukivayo hari utumenyetso twagiye tubona kuko ntabwo byari bisanzwe nk'uko byari bimeze, koko nyine nahabayeho kurangara, kageza igihe karaziba, kageza igihe kagira ibyo kangiza. Bamaze kukamukuramo mbona hari ibibazo biri kugenda bigaragara, ko ntabwo byajyaga bibaho mbere, ariko ubu byabayeho. Kugeza kuri uyu munota hagitegerejwe wenda ko azajya kuvurwa kuri abo guhabwa ubufasha bwisumbuye mu gihugu cy'Ubuhinde, hakenewe amafaranga angana iki? Bambwiye ko ari 8 miliyoni. 8 z'amanyarwanda? Yego. Ubwo tuvuge ko ni nko kwishyura ibitaro, hazakenerwa n'uzamuherekeza, hazakenerwa n'amatike, hazakenerwa n'imibereho yaho. Bambwiye gusa yo kuba bamuvura, ay'ibindi ntago bageze bayambwira. Bambwiye ko ari 8 miliyoni kugira ngo bamushakashakire icyo bamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, barebe ukuntu bamuhindurira ku buryo wenda agasonde bagakuramo, bakareba uko bamuhindurira ubuzima bwa buri munsi nyine. Urakoze cyane. Wenda ari na tante ubafasha mu buzima bwa buri munsi, nawe turaza kumusaba turebe ko yatuganiriza ku buzima butoroshye, ndetse n'umwana nawe nitugirirwa ubuntu dushobora kumuganiriza. Tubahaye ikaze kuri Katikati Media, mwatwibwira? Murakoze cyane. Nitwa Mukamuhigirwa Epiphanie, bahoze batubwira tante, ukaba uri tante w'uriya mubyeyi ufite ikibazo. Yego. None twagira ngo udusangize muri make ikibazo uko ukibona, kandi ndagira ngo nkushimire ko wemeye ko muza kubana mukaba mubafasha mu buzima bwa buri munsi. Watubwira muri rusange uko wowe wabibonye n'uko byaje bigera mu matwi yawe? Nyamara kubyumva byarampangayikishije cyane, naranabaye ko ni ukwihangana, ntabwo byoroshye kuko biramvuna cyane no kubivuga. Niyo mbitekerejeho biramvuna pe. Ni ukuvuga ngo byari ibye ku mutima we, twe tutarabimenya,
ariko aho tubimenye njye narahungabanye ku buryo ari naho urukundo rwahereye cyane birarenga n'umwana cyane, ariko sinabona ukuntu mbivuga. Njye n'ubu iyo mbitekerejeho ndababara. Ubu kubiganiraho mba numva ari ibintu by'imvune muri njye mu mutima. Tugitangira nahise nibaza ko umwana yaranyicaye iruhande kandi nawe ajya agira ikintu cyihungabana. Iyo mbabaye arandenza, arababara cyane, no guhita mbaza tante wabaye iki. Njye rero nkimara kubyumva narababaye ndanarira cyane. Noneho umwana yari yicaye gutya ku bibero, umwana aranyitegereza ukabona nawe ageze mosiyo. ubwo yari afite imyaka igihe kingana iki? Kari mu myaka 2. Kubera ko byabanje kuba ibanga ku mubyeyi, hahandi ipfunwe no gutinya kwivamo, akabona ni nk'ibintu byo nko kwiyandagaza no kwandagaza umwana, byari ibintu by'ibanga cyane. Ubwo umwana twarakundanye na mama we turakundana, kuko we igihe kimwe abaga ari kwa muganga nk'aba kenshi, ubushobozi buke nari mfite, umwana agakenera ko tujyana, mama akamukurikira akaza akamufata, ariko umwana akagenda arira. Biba ngombwa ko dukomeza kubana mu buzima bwose. Ubundi kuba ibintu biba bivunanye, ariko habamo no kwihangana, cyane cyane ko bike by'ineza biraryoha, uko nabivuga. Twageragezaga kugira ngo umwana abone ikintu kimushimisha, kwa kundi umwana akenera ikintu tukakimuzanira atavuze, ariko ubu ngubu ikinshimisha cye arivugira, avuga icyo akunda n'icyo ashaka n'icyo yanze, nkanabimukundira cyane. Twabaye aho tubona ko umwana n'ubundi agomba gukenera kwiga, tutamubutse ubuzima amaze gukura, tumutangiza ishuri. Amahirwe navuga ngo ibinshimisha, azi ubwenge. Wenda aho yiga ni muri leta, si muri prive, wenda ahandi bigisha neza cyane, ariko ntahari arakurikira, azi ubwenge kandi arabyishimira cyane, aratsinda pe. Keretse agitangira nibwo yabaye nk'uwa 10 n'amanota menshi cyane, 90 n'andi, ndakeka niba 90 cyangwa 99 sinibuka neza, utyo ni muri za 90 agenda, ubundi akabona amanota meza, uwa kabiri, uwa mbere, gutyo kugeza n'aya magingo. Akunda ishuri, akunda kwiga, yari bwige mu gitondo nimumbyutsa, ukuvuga ngo turararana. Ubu nuko wenda atamenyereye, ashobora no kuza akicara hano ku bibero. Akunda keya, kandi natwe tukabimukundira, ibyo dushoboye tukabimukorera. Kambiza akajya ku ishuri, yari bw'ikigoroba byo akunda gusinzira, ashobora no gusinzira akageza na 5, ariko n'umwana nanone nyine uzi kwiporogaramu. Wenda tukiraho turimo kuganira ku buzima bwe bw'ishuri n'imibereho isanzwe, ese nkamwe mujya mukunda kubana nawe, ubona nko mu mikino hari igihe abantu usanga bakunda gukina imikino runaka, cyangwa ugasanga hari utuntu twihariye. Ikindi ni ku mirimo abana bakunze gukora, cyane cyane nk'abakobwa, ku turimo two mu rugo, we ubona akunze iki? Cyane yibaza ku mirimo ya gikobwa, kuko akiri na muto cyane yakundaga ibintu byo, nimba amaze koga akabazi kwisiga, akabazi kuba yafata agasokozo, mbese akunda kwikora utuntu nyine tw'abakobwa. Usibye ko ari umwana, bibaye ngombwa yanakimakiya arabikora,
akaza akatwereka yishimye cyane aseka. Akiri na gato yakundaga guheka, narabimukoreraga, agahekaga nk'igipupe, ukabona uko mbese yibaza ku bintu byako. Imyifatire ni ya gikobwa kuko n'imirimo no mu dukino no kwiyitaho no guteka ni ibintu azi cyane, kuko aranabyishimira. Ibintu bya gikobwa nibyo yitaho cyane, kuko no mu myifatire ye no mu myambarire, yego yabanje kujya yambara amakabutura tukabona ko ari umuhungu, ariko tubifata, ariko noneho nyuma nyine agakunda imyenda ya gikobwa. Turamugurira amajipo, amakanzu, n'ubu nibyo akunda kwambara. Niyo tumudodeye amapantaro tumudodera ya gikobwa. Iyo umurebye ubona mu myifatire ye ari agakobwa kandi keza. Nanjye nicyo kintu ngiye kongeraho rwose, namwitegereje, ni umukobwa mwiza rwose ushimishije, ni ukwihangana. None abana babana bo bakina, nta mpungenge ubona yagira wenda kubisanzuraho, kumva ko hari ikibazo atabisanzuraho cyane ari mu mikinire no kwa kundi nk'abaturanyi cyangwa abashuti? Nta kibazo ujya ubona kigaragara ko atabisanzuraho? Arisanzura cyane, arisanzura kuko nta muturanyi ubizi, n'abana bakina ntabyo bazi, nawe ubwe ubundi urebye ashobora kuba abyumvise. Yego wenda ajya abaza, hari ibintu byinshi ageza akambaza, kuko arisanzura cyane. Ubwo yabimbajije nyine nanjye mbura ikintu musubiza, kubera yuko ntabwo arabimenya. Ni ukuvuga rero ngo mu bana ubundi ni ukuba arisanzura cyane cyane, kandi mu mikinire n'abakobwa nta muturanyi ubizi, nta mwana ubizi. Twebwe muri make, niyo mpamvu nabura kumubwira ngo abagiye hanze, nagira ngo atabyumva cyane, akaza kubyibazaho cyane, ko n'ubu ngubu nko kubivuga gutyo mba ntekereza nti binyuze kuri televiziyo bakabibona, imyenda yambara barayizi, bahita bumva bamenya uwo ari we. Mu ikaritsiye nyine ugasanga ni ikibazo. Mumbabarire ndi kwimyoza, ariko bikunda kumbaho cyane. Mumbabarire, nzi ko ari ubupfura buke. Nta kundi ni ukwihangana gusa. Buriya amaherezo twizeye ko azabona ubufasha kandi azabasha kuvurwa, ndetse hari benshi tujya twumva Imana ikorera ibitangaza, bafite ibibazo bitandukanye bakavurwa bagakira bagasubira mu buzima busanzwe, ndetse nabizeza ko nawe ntabwo Imana yamwibagiwe, kandi dutegereje kuzabona ibindi bitandukanye n'ibi turimo kuvuga uyu munsi. Ukuri ngenda byishimiye cyane, kuko njye ku bwanjye numvaga ko yasibona ari mu cyiciro, nimba ari umukobwa bikagaragara, akibona ko ari umwana w'umukobwa, kuko twibazaga ko akuze, uko agenda akura akatubaza tutabona icyo tumusubiza, kuko twe twabigize ibanga cyane. Keretse rimwe nibwo hari abigeze kubimenya, ariko ni naho hahereye kugira ngo bimenyekane. Ariko twari dutegereje ko wenda bazamuganiriza akuze, ariko nabwo tukumva kubyakira bizamukora. Ariyo mpamvu njye nabwiraga mama we ati reka dushake uburyo agomba kwiga, nanabimenya azabimenye akuze, azi ubwenge, ashobora kwakira uburyo yibonye, yiyumvise. Ese nk'umwana mutoya, hari igihe umuntu abona hari akantu k'umwihariko cyangwa nk'impano, akunda kuririmba, akunda kubyina, akunda gukina, aka kantu nta mwihariko we murabona nk'uyu munota watubwira uti njyaho numva akunda kuririmba cyangwa gukina kano kantu? Ibyo byo afite impano nyinshi cyane muri we. Kuririmba arabikunda, traditionnel arabikunda, music arabikunda,
n'ubu yaza akakuririmbira amaze gutinyuka no kumva ko amaze umutima muri utuje amaze kubamenyera yabaririmbira. Afite impano, hari yajya kuri mashini akadoda. Ubu ashobora kuzana nk'ijipo we yidodeye abyikoreye. Buriya turiya tuntu mwabonye mu mutwe niwe watwikoreye, ajya afata ubudodo rwose akisuka umutwe wose akawurangiza, akabikora uko abishaka, ariko abikora yabifunga, yagira utuntu twose akadukora, kandi akadukora yishimye, kandi agashaka kugira ngo tubibone. Ubwo no kudoda ni ukuvuga ngo arabikora akaza akakwereka. Wa wundi niyo uri gukora ikintu ashobora kureba gutya ngo uziko ngo hano ngo ari aha n'aha, ngo nanjye nabikora. Ibyo byose arabizi. Kuririmba arabizi, kubyina kinyarwanda arabizi, kubyina music arabizi, mbese utuntu twose aratuzi. Afite impano nyinshi yihariye, natwe byaratuyobeye, natwe aratuyobera. muri make tubura aho uruhande twamushyiramo njya aranyura. Muri make nanone kubw'ikibazo afite n'ibyazi ngiye birushaho kunshimisha. Gusa muri njye najyaga numva yakiga kugira ahashoboka. Nibyo ngiye kuri ngewe mwifuriza. N'ubundi icyo cyizere kirahari rwose 100% ko uyu munsi turimo kuganira gutya, ariko ejo n'ejo bundi tuzongera tukaganira ari amashimwe. Hari byinshi byakozwe kuko tuzi ko nta kinanira Imana. Reka turebe ko nawe twaza kumuganirizaho nibura tukumva uko atekereza. Nagira ngo unganirize, ese ubundi amakuru yawe ni meza. Wiga mu mwaka wa kangahe? Wa 4. Mu ishuri se umva biragenda neza? Yego. Ubu se ko mumaze igihe mutiga ntago ukumbuye ku ishuri? Ndahakumbuye. Cyangwa wabonye umwanya wo kwikinira n'abandi bana bazabe baretse? Oya. Bazafungura amashuri? Yego. None hari ibintu bitandukanye bijya bibaho, ariko kuri wowe nigeze kukumva uririmba uturirimbo ukuntu. Ndagira ngo ngusabe uze kuza kundirimbira akaririmbo ese ninde muhanzi ukunda mu Rwanda? Knowless. Ukunda Knowless? Ngaho turirimbira akaririmbo ka Knowless wabuze. Aho isi igeze biragoye kubona uwo wakwizera, buri wese usigaye akurura yishira. Mperutse guhura n'umukobwa w'inshuti yanjye magara, anyangisha uwo nikundira. Aramuvugavuga aramumanuka, koko avuga ukuntu ari mubi atankwiriye. Nyamara uyu mukunzi wanjye aje mbona mureba bidasanzwe, mbona n'ibinezaneza bimuzuye mu maso. Abakobwa b'iki gihe ntibazagushuke ngo utandukane n'ukunda. Urarya urimenye, baragushaka witonde, baragushaka komeze, baragushaka ubiyame, baragushaka ngo ushuke. Ntako batagira ngo bakwereke ibibi bye, ngo nimuberanye ahora beramye, ukagira ngo nimuhwe samwizafihe. Urakoze cyane ngewe nari natangiye kubyina muri ngewe. None ese iyo wiyumva wumva uzaba ushaka kuzaba iki? Uzaba umuhanzi uririmbe, uzaba umubyinnyi, uzatwara indege, uzaba umuganga, uzaba wumva muri wowe amaherezo urimo kwiga, ariko hari ikintu ushaka kuzaba, wumva uzaba iki? Umusirikare. Ingabo? Neza urashaka kuzaba ingabo? Yego. Kubera iki se watekereje kuzaba umusirikare? Niko na papa yari umusirikare.
Byiza cyane, nawe urashaka kuzatera ikirenge muke ukaba umusirikare. Byiza cyane, uzige kandi ushyireho umwete, amaherezo uzaba umusirikare. Naho se kuririmba buriya nta kuntu waba nk'umusirikare ujya unacishamo akantu kanaririmba ko numva ubizi? yego. None nk'ubu uyu munota umuntu witwa Knowless watubwiye ko ari we ukunda, aramutse akumva kuri uyu munota nkagira icyo umubwira Knowless? Niko mukunda cyane kandi nkakunda n'indirimbo ziwe. Noneho wazabahuza nk'ubu uyu munota ukabona muricaranye muraganira, wabifata ute? Wabyakira ute? Nabyakira neza. Wakwishima? Yego. Byiza cyane, urakoze rero kandi tukwifurije kuzagera ku nzozi zawe kandi wakoze kutuganiriza. Murakoze nawe. None twagira ngo udufashe kumenya uwashaka kugira icyo agufasha, niba ufite nimero ikubaruyeho cyangwa se niba hari nimero de konti waduha bashobora gucishaho, niba ari isukari bafite cyangwa, ariko byaba byiza uduhaye nimero yawe n'amazina. Ni 0784614040. Amazina ni Musabyimana Claudine. Iri muri mobile money? Yego. Nimero mwayumvise n'amazina mwayumvise, uwashaka kumuganiriza naho wamubona.